mwabibonye rero ni mood yo kuwa gatanu abantu bakundana ati gerageza kwa kangahe uvuze kwa kangahe kwa gatatu nari mvuze kuwa gatanu ariko kugera ibyo wazanye ibintu byo kurya byawe rero wari kurya umwe unashakaga kukureba ndimo no kuvuga wabanje ukavuga ukandika Chitaniyorese tubaye ikaze mu kiganiro The Extra aho tugiye kubana namwe turebera hamwe amakuru y'ibyamamara ariko uyu munsi noneho tugiye kuganira namwe tubabwira ngo tugiye kubabwira amakuru ariko uyu munsi ni ukuganira ubundi niba utaragera kuri Chita yawe nyaruko banza ufate ka Chita ubundi tuganire ubushize twari turi kubabwira ngo mbere yo gutangira ikiganiro bagomba kujya gushitura ka Chita tukicara babibonye ko noneho natwe twazizanye ntago ari ibintu byo kuvuga ntago byoroshye wowe ka uragafite Chita yawe urayifite wayishyikiriye cyangwa ni bimwe byawo ku mafaranga yawe 200 gusa ubanze uzane Chita ubundi wicare uganire natwe birambuye tuganire nta bintu byo kuguha amakuru uyu munsi urambwira nanjye nkubwire ubundi ubuzima bube fresh. Alright, this is The Extra on BTN TV. Tugiye kubana namwe nanjye Jacobin and nanjye Tesi. Esumeze neza. Nese bo. Esumeze fresh. Eba usibye ko cyangwa ni Chita ni akangaye kuri uyu munsi. Nkenye man. Iyi ni nkiyakane. Niriwe nzirya umunsi wose. Uburyayi bwa Chita ni ntagereranywa nta gushaka kubyumva. Ubundi Chita ngimeze nk'icyayi. Muri ino mbeho nta kindi kintu cyagufasha. Hagati aho hari message y'umuntu nabonye witwa Chance aho aherereye hose yaratubwiye ngo tujye tumusuhuza. Mana Chance turagusuhuje kandi wumve ko ugiye kubana natwe tujye kurebera hamwe ingingo z'ingenzi Yego. Uyu munsi tugiye kureba ahubwo ni nka topic. Ni topic. Uyu munsi ibyo tugiye kuganiraho ni ibiki nubwo nabyo twabyita ngo ni ingingo z'ingenzi. Ako tugiye kuganira namwe icyo uyu munsi ku buryo muri buduhe igitekerezo natwe tukababwira uko bimeze nuko tubibona. Tesi, umuziki nyarwanda urarya nta kibazo nsubiza. Umuziki nyarwanda aho watangiriye uzi injyana zagiye zikurikirana. Ntago nziza uko zikurikirana ariko ziri mu Rwanda muri rusange zo bakoze hafi mu Rwanda n'ubundi niho ndi kuvuga. Rero ni nyinshi zirengenye uko zagendaga zakuranwa imwe kazi kigarura imitima ya benshi agataza none indi tukavuga ngo no indi none nigezweho ntirangije ntiyaciyemo iminsi no hagahita haza indi yagaheza kuri ubu ngubu uyu munsi sinzi niba uri umunyarwanda ukurikira umuziki nyarwanda harigezeho ubu ngubu turi buvuge bwa nyuma muratwandikira rero mutubwire bitewe nuko tugiye kuganira namwe kuri izi njyana cyangwa se baratubwira igezweho ubu cyangwa sobanura ikibazo neza. Ikibazo uko kimeze hari injyana tugiye kuvuga zikurikira hasi y'umurongo. Muri izo njyana zagiye zikundwa zikaza zigahitinga cyangwa se zigakorwa n'abahanzi zarangiza zikavaho cyangwa se zigasa nkaho zisubiyeho inyuma hakaza indi njyana noneho ikaza ikigarurira abafana. Turi kubaza ngo nihe njyana we wakunze cyangwa se nihe njyana yigaruriye imitima ya benshi kurusha izindi. Abanza dushyire ingingo z'ingenzi. Dukomeze noneho tube turya tunaganira. Ariko reka noneho mwabibonye turi muri old school. Mu gihe mukibitekerezaho reka tubanze turebe indirimbo n'ubwa mbere dushyizemo indirimbo za kera za old school kandi ebyiri zikurikiranye. Uyu munsi ni umunsi wo kuganira namwe murabitekerezaho twandikira dusoma ubutumwa bw'umuntu wa mbere yivuga aho aherereye n'amazina y'ubundi atubwira ati ngewe mu Rwanda iyi njyana yaranejeje kandi niyo yigaruriye imitima ya benshi. Tutarazivuga reka tubanze turebe indirimbo ya Dream Boys. Mbere yuko wenda bashyiraho iyo ndirimbo tubibutse ko kohereza ubutumwa bugufi ari kuri 078 668 tubwire ese ni yihe njyana yigaruriye imitima ya benshi kurusha izindi. Wowe ni yihe cyangwa kuri wowe ni yihe njyana wakunze kurusha izindi. Izo njyana abantu batazi ngo injyana harimo Afrobeat, harimo gakondo, harimo karahanyuze, harimo hip hop, harimo nubwo buryo dushaka R&B, harimo nuvuga indirimbo uvuge nyine harimo kinya trap, harimo na reggae niba zarabaye. Iyo ushaka yose aho tubwire ngo mu muziki nyarwanda aho nabereye jewe nitwa runaka mperereye aho nabereye. Yego. Iyi njyana aho nzi umuziki nyarwanda. Yego.
ubundi reka tubanze turebe indirimbo ya Dream Boys nayo ni old school cyangwa se n'indirimbo zo hambere zitari za vuba aha ubundi turagaruka dusoma ubutumwa bugufi bwanyu dukomeza n'andi makuru uyu munsi nababwiye ngo ni old school cyangwa se za ndirimbo zakanyujijeho nta butumwa bugufi urabona ubutumwa bugufi ni bwinshi ariko wenda kugira ngo tubanze dukomeze wenda tuvuge tunaganira n'abakunzi bacu hari ikintu nshaka kugira ngo tubatandukanyirize kuko hari abari kubyitiranya yego hari abari kumpa ibisubizo byiza ariko hari n'abandi bari kubyitiranya injyana itandukanye n'indirimbo yego ni ibintu bibiri bitandukanye hari abari kugenda bambwira ama old schools y'indirimbo nyine agiye akundwa ariko ntago indirimbo ariyo njyana kuko hari indirimbo nyinshi zifite injyana ya R&B R&B ni injyana ariko indirimbo wenda dushobora kuvuga tukabyine tukavuga izindi ndirimbo nyinshi za kera inshuti nyanshuti ibintu nk'ibyo badutandukanyirize donc bamenye gutandukanya injyana n'indirimbo hano hari umuntu umbwiye ngo mwazampaye cita igura amafaranga 200 ariko ngenda yikwemereye 200 niba utabasha kuyibonera inshuti yanjye nzayikugurira dukomeje rero niba nta butumwa bugufi turabona kamwe nkahita dufatiraho nk'umuntu wavuze injyana yamushimishije hari uwambwiye ngo hip hop yaranyuze ni Eric Kuruyenzi murakoze yego Eric turagushimiye rero reka duhite dutangira noneho turebera hamwe izo njyana uko zatangiye ku ikubitiro hari injyana ya gakondo gakondo rero turi kuvuga ubu ngubu yahozeho mbere ya karahanyuze ni iki izo twita karahanyuze zitandukanye na gakondo uvuga gakondo yahozeho n'ubu ngubu iracyariho ari ushobora gusangamo abantu baririmba ba Cecile Kayirebwa ba Masamba abo nibo baririmbye gakondo irazira hitinga abantu turazibyina turazicuranga ahantu hose hatandukanye abanyarwanda rero ndabakunda bagire gutya bakunde umuziki wo muri Kongo w'abakongomani ukuntu baririmba noneho hahita hazaho impara ziraza noneho ziduhereza ujya wumva ziriya ndirimbo zibyinitse nyine ntabwo ari gakondo ni karahanyuze ziriya uriya ntabwo ari umuziki nyarwanda w'umwimerere yego n'abakunzi bacu bagende nyine babyumva twareba Rugamba Sipiriyani niwe ari mu bantu muri kategori y'abantu baririmbaga umuziki gakondo n'ubu ngubu ari kukiriho hariho bakararisa karasira baririmba ba Muyango nubwo ukiriho ubu ngubu ariko mbere niho babanje na Jules Sentore avuga ko aririmba gakondo urumva ko kata zimwe ziba zifite kata rero iyo tuvuye aho ngaho ku muziki gakondo mu Rwanda nyuma y'amateka nyine igihugu cyacu muyazi nyuma ya jenoside umuziki utangiye noneho kugaruka yego ugarutse bushyashya haje icyo bita haje ba producer batandukanye bagenda bakora umuziki twavuga nka hatangiye gukorwa injyana noneho zinogeye amatwi urimo kutwicisha amatsiko ndi kubyiga ubusanzwe simbizi urimo kutwicisha amatsiko mu by'ukuri reba ukuntu ndimo kukureba tekereza abantu utagereje kumva ibintu ngiye kuvuga se umusore Click n'abandi ba producer bazanye noneho umuziki n'abanyabiganiro MC Mande baramuzi yaje noneho bazana Cranka Cranka barayizi murayizi Cranka yaraje yabica Cranka tugiye kugenda tubahereza rero indirimbo cyangwa se urugero zimwe mu ndirimbo zagiye zikorwa muri Cranka yajemo abantu benshi nka ba Negri the General by the way ntuze na Aketi Kavyo arangije Riderman nawe yaririmbaga Cranka atiye muri UTP ariko ikabihanganye niyihe ntago yari Cranka gusa Cranka yari yanganye na Choga Style ariko nayo ntago twavuga ko Rafiki yazanye imiririmbire itandukanye harya indirimbo yahereyeho ni cyangwa iyo ari yo yose ntabwo indirimbo yari yo yose ntacyo igikobwa gitwenge kiro ibintu ngibyo ngo funga butu gikomando
uburara bwongoza foni aho yazamukanye na Miss Jojo nawe nyine uko injyana zagiye zizamuka yaraje mva iratwika noneho wavuga ngo ni igitaramo Coga style Rafiki akaza yikoreye abafani abantu bose barabaye funga butu ibintu bitacyoshye cyakoze eba ku gihe cye yaratwemeje agire gutya haza hari ntabwo turi buzitondeke neza uko byagiye biza ariko turagenda aho wiyumva uvuge ati nanjye aha hantu nahari ahanjye mw'abantu mwe iyi si yari yanjye twagezeho tubona hip hop ariko Mahoni Boni nawe buriya yakoraga muri Crank yego yavugaga ko akora old school cyangwa se hip hop kera ariko ntago byari byazamuka cyane aribwo twagiye kubona tukabona mu minsi nyine ibyo byose bimaze kurangira bigenda biza gake hajeho noneho hip hop ari old school izanye na Tough Gang Amaganya forever TG forever abanose murabizi ikigo cyose cyagiraga Tough Gang karitsiye yose igira Tough Gang harimo Bulldog harimo Jay Polly kandi ukabona barasa bameze nkabo bataga bakora kuri y'abantu bataje na Timba eba bakinje kavuga Tough Gang hip hop rero yajemo n'abakobwa aricyo yinjiranyemo n'abakobwa ba Sini yego ba Pasi ba Young Grace abantu nkabo ego taratangira ariko muri iyo minsi hagizeho ikintu hip hop ije kagafata iragafasha nta nubwo twibukaga ko ibaho n'ubwo Mahoni MC Mahoni Boni diplomate voilà uti diplomate generally mwita ko ari we mwami wa hip hop ararapa donc azi afite ukuntu flows ziba zikurikiranye ziri mu bwenge bwinshi kavuga mwami wa hip hop niwe mwami wa hip hop arangije rero ibyo bivuyeho hazaho R&B na pop yego R&B na pop bije noneho byaje bigaragaza uburyo dutangira kumenya ba Priscilla dutangira kumenya ba Medina ba The Ben dutangira kumenya KGB dutangira kumenya amagroup atandukanye noneho yagiye yigaragaza mu buryo butandukanye Brothers ni Afrobeat yego ari cyo ari ibintu byigeze kuvugwaho cyane aho abaraperi benshi bagiye muri Afrobeat bakajya barapa nyine bigateza n'amakimbirane hagati yabo byize kuba muri Tough Gang bavuga ko Riderman atakiririmba hip hop ahubwo asigaye aririmba ni bifu zagiye ziba Jay Polly nawe bakavuga ko icyo gihe rero wasangaga injyana zitandukanye zigira na beef ugasanga abantu ba hip hop ibintu bya R&B ntibabyumva nitwe tuyoboye turenze R&B nayo yaze ati nitwe turenze ku majwi nitwe tuzigogoza ba King James yashyiramo ijwi tuvuga ngo yes iyi niyo njyana haza Afrobeat umugabo hariya Mico the Best aragenda arakumvisha afatanya n'abadani Vumbi ba The Brothers baragaca kabisa barya hit iyo byose biragenda kuri uyu munsi tugeze Kinya Trap ku mugongo ntabwo byoroshye izo njyana zose na zuku zagiye zigaragaramo ariko uratubwira mbese wowe injyana yakuryoheye na reggae zaragaragaye uratubwira nyinshi cyane ntekereza ko twagenda wenda dusoma uragenda usoma ubutumwa bugufi uhereye naho ngaho ubundi tuhita dukomeza tuganira namwe reka nze ndebe hari uwanditse nitwa Shyaka injyana y'igisirimba n'inkora ku mutima man Shyaka isalucio man Shyaka nitwigeze tuyivuga ariko ati injyana y'igisirimba n'inkora ku mutima uko nagakeregesho abantu baba mu rusengero neza hari ubwo ari ya bose oya nyine yakumvishije ko afite uburenganzira bwo kuvuga injyana imushimisha mumeze mute nge nitwa Florent T-Boy London ntuye Bugesera iririma nakunze indahiro ya Urban Boys indahiro ni R&B right yego ubwo ni R&B ni utoye yego ngo turashaka amakoni koshwa ni umuhanzi ntabwo ari injyana ngo hello bakobwa beza nirize ndabakunda ndi yanditse ngo nitwa Queen mperereye i Rubavu indirimbo zankoze ku mutima
zakoze ku mitima ya benshi ni karahanyuze na slow. Ubwo we injyana yakunze ni karahanyuze na slow. Slow harya zakozwe na bande mu Rwanda? Yabafiriye mu zindirimbo ya karahanyuze ya filemo. Urayizi? Yego. Undi yanditse ngo ni Divin ngo ndi Gikondo nge ubu trap iri kumfasha Tesi wambaye neza cyane. Uruwa vuba aha Tesi naye nayibonye ko yambaye neza. Umunsi nacika. Ngwijana ako gacita niyongere kukarya. Nongere ijana mpamagana 2. Hari undi wanditse ngo mwiriwe nitwa Uwase Stella nge mbona hip hop ariyo ya mbere pe kuko baryoshya ibirori. Urakoze. Hola, yo ni ya mbere yitwa inde? Uwo muntu yitwa Stella. Stella rwose nawe urabizi. Izi njyana nta yindi message ya nyuma tugakomeza. Ngo Gay Jacobine uri kurya cyane gusa uzi kugira kayisansureza Tesi. Ntago ari njye. Ndabakurikiye cyane. Tesi wariye cyane. Oya benya waje guhinduka. Ngo ni uyu nitwa Naomi Mperereye Gisenyi mbona ari gakondo ariko kambabaze muri impanga abantu bamaze kwandika message nyinshi batubaza ni aturi impanga. Ngo turasa. Ariko twe ntabyo tubona ntago turi impanga. Ko wiriye se. Tumva gusa nawe ari ishema. Urambonere ngo ntago turi impanga mu by'ukuri. Indi message ukeneye ko nsoma indi? Ego imwe yanyuma. By the way abantu bari Rubavu bose ndeka mbasuze kuko message nyinshi niz'abantu b'i Rubavu. Nje n'inkweto nazikuramo kuko buri munsi nzikuramo se bigete gutitsuma. Buri munsi abantu b'i tubona ama message yabo rwose. Ngo ni Alex Kicukiro kuri njyewe Kinyatrap yaratwitse kabisa Tese Jacobine ndapfukamye ngo mumbyinire like you. Tubyine mani cyangwa no gukina azanga yanditse nabi ngo tubyine nukuri. Dukomeze rero uyu munsi n'umunsi wa gatatu turi mu cyumweru cya kangahe si cyambere cyo kwezi kwa kabiri. Ego oya ni cya kabiri. Cyumweru cya mbere keretse uvuze the weekend ya mbere yari iriya iki cyumweru cya mbere. Cy'ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa kabiri murabizi ni ukwezi guto mu mezi yose tugira mu mwaka. Banzu duindirimbo. Hafitemo shaka indirimbo yari yo yose. Karahanyuze nyine ya kera. Badushiyemo indirimbo ya Tough Gang. Yego. TG Forever. Abantu bavuze ngo hip hop ibaryohere. Reka turebe indirimbo ya hip hop ubundi turagaruka none mbabwira andi makuru dufite. Ntujye kure udacikwa rwose. Ubundi wirirana akacita do. Byakanye rwose ndi kuko karashize. Ako ntihongere gukora. Reka turebe indirimbo ya Tough Gang. Tough Gang Forever. Turi muri karahanyuze ariko noneho Tough Gang nagaruka. Icyonzi cyo hahiye. Hey, mwebwe mumeze mute? Abakundaga hip hop muri kumva mwiyumva mute? Hoya abakundaga injyana za kera bari kumva bimeze bite kuko ngewe mbega byabihe. Ntabwo biba byoroshye. Uyu munsi rero muri kano kanya ubu ngubu tugezemo hano tugiye gukorera ku mafaranga sasa. Gukorera ku mafaranga murabizi tugiye kurebera hamwe ubundi snacks ya mbere mu Rwanda ni iyihe? Ni iki twari turimo kurya? Ni kiribwa cya mbere uryo kumva ubyibushye hatarashira n'umunsi. Ntabwo bari kubibura. Uri kumva umeze ubyibuha umunsi kuwundi kubera cyo. Ungasega ntabwo kirya imwe wundi muntu nyine yagakwiye kurya imwe udashoboye kurya. Ariko iyo ubishoboye urazirenza wagura nyine bitewe n'amafaranga. Oya imwe ntago impaza. Indai none ibyo nandi kuvuga. Ariko niba zitaguhagije na mafaranga 200 yonyine. Abantu bajya bavuga ngo ijana se ngo ijana ryakumarira iki? Ribike niba ari ryo ufite ryonyine. Cyangwa uriteranye n'irindi ufite mu mufuka ugure cita wumva uburyohe bwa. Sibyo. Reka tubanze turebe ubundi cita muri aya magambo nshaka kubivuga ukagira ngo njye ubizi gusa banze urebe ino famille noneho yamenye ibyiza bya cita. Turagaruka noneho nanjye ndenzaho n'agakeregeshwa kanjye na Tesa arenzaho wake. Cita. On what? On top. On where? On top. Inyi cita. Snacks za cita. Snacks za cita. Niyo cita. Niyo snacks. Mani. Kubera ko zirimo n'inyama umuntu aravugisha. Uriya yagiye kugukoza. Ngo niyo cita. Kubera
ntabwo zirimo inyama. ntabwo wirirwa urya Imbogo nateye uyu munsi nyine muzihangane zatewe na chip. ifite flavor ya chicken, ifite flavor ya barbecue, hanyuma ngo ntuvugishwe, ntabwo biba byoroshye. Ntabwo arya chita enye ku munsi. Urandenze. Ko ntarya nyinshi kukurusha kubera iki? Hari abantu buriya niba ibyishimo tuba dufite ntibigire ngo ni ibindi tubikesha chita. Ntabwo wakwirirwa uhazi umeze neza ari ibintu biryoshye. Kubyibuha maranye muri ino minsi. Umubyibuho maranye muri iyi minsi. Ni kuwukesha kuko ntajyaga nitabira chita, ariko ubu ngubu uku kwezi gutangira nafashe ingamba yuko nzajya nijya chita buri munsi. Kuko kwezi ni gusoza mutarabona impinduka. Wenda wagendana natwe nawe ukazajya urya chita buri umukunzi wese wa The Extra akwiriye kuzaba umufana wa chita kuko ni ibintu bibiri bijyanirana. Aho chita ari The Extra biri hafi. Flavor zitandukanye harimo barbecue, tomato, chicken na cheese. Byose rero bikorwa ni byose bizo flavor zose zivangwa n'ibigori, ari byo nyine bibyara chita, ari uburyohe. Ushobora kuba uri kwibaza ati izo chita bavuga nazikura hehe? Buriya ni bya bindi by'abazungu bazana bagashira kure ni made in Rwanda. Ntabwo ari bimwe biva hanze, ntabwo ari bimwe bizagera igihe ngo bavuge ngo chita zarabuze. Zibura mu Rwanda ibigori bihari, ntabwo bishoboka. Ntabwo zabura. Ntabwo zabura. Ngiye gutanga impamvu zatuma ibura. Oya, ntabwo zabura ntibibaho. Ibigori nibyo iwacu turahinga, dufite imirima tureza, ntabwo zabura. Ikindi ahantu hose uherereye, yaba mu ntara yaba mu mujyi wa Kigali, nyarukira kuri boutique cyangwa alimentation iri hafi yawe, urabona chita ku mafaranga make 200. Hanyuma rero turenze ibyo bya chita turaza kubigaruka, ariko nawe ubitekerezeho. Turi mu kwezi kwa kabiri muri season, naho umwaka w'ibitaramo, umwaka w'ibitaramo ku byamamare cyangwa se ku bahanzi bacu watangiye. Yego. Mu kwezi kwa mbere twarebye ibyabayemo, ariko byabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, ariko ntabwo byagarukiye hari noneho mu kwezi kwa kabiri. Hiti y'amaplot menshi. Ubundi bumenyereye ko twabwiye amakuru munsi, noneho twababiki wa mwanya wo kubabwira ngo noneho hari plot zimeze gutya. Hari zo twavuze, hari zo tubibutsa, hari nizo turi buvuga uyu munsi. Iya mbere ni nka plot ya mbere nanjye ndaguye ya kabiri. Plot ya mbere ni plot yo kuri Saint Valentin 14 Kasavu na Christopher Muneza. Yego. Tuzajya mukomeze mubyibuke aho ngaho ni uzahajya ni uzahajya, twavuze ko tuzabigabana tuzabivugana. Kasavu rero aho bizabera babyiboneye tubicisha amatsiko atagira hashakisha gushakisha ahantu Kasavu izabera. Njye ndi kuba plot ya kabiri ni album launch ya Ivry, azafatanyije n'abahanzi benshi batandukanye. Izaba le 14, naho ni kuri Saint Valentin. Ndizera ko utabashije kujya kwa Kasavu wajya kwa Ivry ukaryoherwa. Harimo abahanzi, harimo ba King James, harimo ba Bruce Melody, andi bo mu social mula kwinsha. Bruce Melody bari bamuvuze. Yego ni namuvuze. Urabona ko ni plot ishyushye. Merezi indi plot. Indi plot yihuse ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. N'ukwezi kwa kabiri dufite Kigali Jones Datra. Joe Boy. Aho dufite Joe Boy, tukagiramo Davis D, tukagiramo na Nio Bosco. Urumva ko plot nyinshi. Mu kwezi kwa gatatu twakwinjiramo kujya kuramya Imana no guhimbaza Imana, mugashima Imana ko yabarinze ukwezi gutambuza. Hari concert yitwa Mpamavuta ya Daniela n'umugabo we, hazaba harimo couples nyinshi zitandukanye zikora umurimo wo kuramya Imana no guhimbaza. Urumva ko ntabwo ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu, ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu. Iyo ni plot kabisa. Fabrice na Madamu Ben na Madamu Kavutse na Madamu kazamo James na Daniel ari bo banyiri igitaramo n'abantu bafite amavuta. Urumva ko bikurebe. Merezi indi plot. Indi plot hari ni ya gospel n'ubundi ni Each One Rich One. Yego. Ya Gentil Misigaro. Hazaba harimo Gentil Misigaro ndetse na Adrien Misigaro. Nabonye bongeyeho na Israel Boy. Urumva ko ibintu ni sho ku itariki 3 z'ukwa munani. Itariki 3 z'ukwa munani ku munsi w'abari n'abategarugori. Kwa munani. 8 z'ukwa gatatu. Erega ni citane. Ese munandenganya.
nta muntu uri bumvebe wanyu. Ego, tubwire bimeze. Bizari bishyushye rero kandi bicikaho tuzaba dukangurirwa gushishikariza ndetse natwe twibwira ko twareka ibiyobyabwenge. Rero buri wese agere kuri umwe muri iyo gahunda nyine n'ubundi. Kuri iyo tariki 8 z'ukwa gatatu. Hari umuntu yanditse message ngo wowe urahinga ngo uratubeshye pe. Ubibwiye n'iki ko nahinga? Abibwiye n'iki ko nahinga? Nyuma yahasize inge. Uramuzi? Yegora. Ngenda muzi mujya mumumbaza. Ujye bakubwira sha. Dufite indi rero plot ku bantu bakunda gakondo n'ubundi mwabitugaragarije ku itariki 8 z'ukwa gatatu n'ubundi hari igitaramo cyo gushimira umunyabigwi mu muziki nyarwanda ari we Cecile Kayirebwa. Yego. Aho azafatanya na ba Clarisse Karatsira, Masamba Intore, hazaba harimo abahanzi batandukanye. Ni igitaramo cyateguwe kugira ngo hajye hashimirwa umuhanzi w'umunyabigwi cyangwa se ufite ibigwi byinshi mu muziki. Yego. Gakondo. Iki gitaramo nacyo nimugomba kugicikwa. Mani Martin, Maria Yohana. Ikindi rero ntekereza ko twasoma ubutumwa bugufi. Soma ubutumwa bugufi hanyuma tukabasigiramo icyegeranyo. Yego. Hano banditse ama message menshi, niyo mpamvu ntashaka ko tugenda wenda tutasomye ubutumwa bugufi. Hari wanditse ngo bitese bakobwa beza ni fresh ngo mwampaye tugasangira, nyarukira kuri boutique mwegeranye kitari 200 nyinshi zihagije ukanga abantu bagusaba wasanga ari kure agasanga nzimaze. Sha injyana y'ikinimba ndayemera cyane ni Vincent Kimironko. Kinimba nanjye turi kumwe. Indi message yanyu. Message nari ntagiye kubyina ikinimba. Ngo muri abanshuti ngiye njyana yandwaje ni urwo ngukunda. Urwo ngukunda ni indirimbo. Indirimbo ariko tutaremana nari nibagiwe peace. Barutantera amabuye n'ingero yo kwibagisha. Niyo wari unciye mu ijambo. Nari ntangiye gutanga indi plot y'abantu bo ku Gisenyi. Abantu nibo bakunda kutwandikira. Abantu mutazaza muri Kasabo. Hari plot. Batazaza muri Kasabo. Nzaba mpari ku bantu b'irubavu. Hose uzaha. Niyo tuzahurira. Abantu batazaza muri Kasabo batazaza kwa Ivry ku itariki 14 peace ndetse ndambara n'abandi bahanzi biteguye Mavenge Sudi n'abandi batandukanye n'aba DJ batandukanye. Hanabonye harimo Ramsey ku bantu baza abantu b'igisenyi. DJ Ramsey azaba ukuntu scratch zabiryoshye. Scratch zizaba zimeze nabi. Nizere ko tuzahahurira. Nzaba mpari. Abantu b'irubavu ariho muzansanga. Mbere y'ubutumwa bugufi rero iminota iri kutugendana kandi muba mugomba kureba n'icyegeranyo. Ndo dusoma ubutumwa dusigamo icyegeranyo cyangwa ibyo byiza. Yego kugira byiza kurushaho. Hari wanditse ngo hagati aho injyana ya Afrobeat niyo nakunze cyane muribuka Mico the best. Bwana. Ngo muribuka Mico the best. Nukuri turamwibuka yanjyana nayo uburyohe. Ngo abasheri mwambaye neza cyane kandi ndabakunda pe wama nkabahobera. Duhobere rwose. Taguhobera kakugere. Shango nibikunda mushyiremo injyana ya Nasoni yagiye. Nasoni arahari nuko akora bucece nawe utazabereka amakuru ye. Hari wanditse ngo muraho neza ni Mami ndi Kimironko sha mwari munkumbuje Miss Jojo tukabyine nukuri mwihangane mwime please. Ubutaha nuziko tuzakina karahanyuze. Ubutaha tugomba gukina karahanyuze kabisa kuko ndabona ziri gukora umuti. Hari wanditse ngo murakoze nitwa Media Gisozi nge nakunze R&B niyo sawa iri joro by Christopher Murayizi. Ubwo tuzacika kwa Christopher. Kwa Christopher na azayikoresha cyane. Kuzaba ari umuti. Ni umuti gukoresha iri joro. Mwakoze rero kubana natwe cyane. Bakoze kubana natwe abantu bohereje bose mbabarera umfashe tubashimire. Abantu bose rwose mu byubahiro byanyu nubwo tutari YouTube gaza abantu bohereje ubutumwa bugufi mutubwira injyana mwakunze. Injyana nyine ziragenda n'abari gukunda izubu ngubu ariko byose byari bimeze fresh. Turashimira rero ko mwabanye natwe muri iki kiganiro The Extra. I'm still Jacobin na Tesi inshuti yanjye ako ntago ari impanga yanjye.
uranyihakaye mani, turi impanga ntimubibona ko dusase? Twebwe turagiye tujye gusigamo icegeranyo turebera umunsi wa gatatu, tureba utuntu n'utundi, hari ibintu muba mutaze ngo udushya. Uyu munsi tugufitiye agashya rero ntujye kure, ubundi tuzabana ku munsi wa gatanu nk'ubusanzwe. The Extra noneho tubakinira za ndirimbo mwagiye musawe bwana, zaza zimeze neza. Ikindi ukomeze muryoherwe na gahunda za BTN. Dushimiye n'abantu bose twafatanyije, abari kuri technique bose n'abadufashije gutegura, turabashimiye. Ciao ciao. Byiza. Arigiye kuririmba indirimbo y'igihugu. Bashize ku mutima ibihe byiza. Ibihe byiza, ubundi murya cita. See you guys. Nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi BTN TV ibazanira ibintu byinshi biba byarabayeho muri ino si dutuye, aho uyu munsi tubazanira ubumenyi bw'isi n'uko ibendera ry'u Rwanda ryajyanywe mu kwezi. Benshi bize amashuri abanza mu gice cya solar system cyangwa se systeme solaire, bigishijwemo ko isi izenguruka izuba, ibi bigakorwa mu minsi 365 cyangwa iminsi 366 aribyo bingana n'umwaka. Kugera mu mwaka wa 2006 imibumbe igaragiye izuba yari 9, ariyo Mercure, Venus, Terre ariyo si dutuye, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune na Pluto. Muri uwo mwaka wa 2006 ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubumenyi bw'ikirere International Astronomical Union cyatangaje bimwe mu bipimo ngenderwaho byerekana uko umubumbe wuzuye ubumeze, imiterere yawo. Ibyo bipimo byerekanye ko mu mibumbe 9 yari igaragiye izuba harimo umubumbe umwe utari ubyujuje tuma umwe ukurwamo. Magingo aya imibumbe igaragiye izuba ni 8 aho kuba 9. Kugira ngo umubumbe witwa umubumbe nuko wagombaga kuba wujuje ibyo bipimo bitatu. Icya mbere nuko ugomba kuba ugaragira izuba. Icya kabiri nuko kuba ufite ishusho y'uruziga. Icya gatatu nuko kuba umubumbe nawo ufite ubushobozi bwo kuba wakurura nawo utundi tubumbe dutonya, les astres, ngo tugaragire nawo. Hashingiwe kuri ibyo umubumbe wa Pluto wakuwemo bitewe ko wo udafite ubushobozi bwo kuba nawo wakurura utundi tubumbe duto, les astres, mu gihe ibindi byo bibiri bigenderwaho umubumbe wari ubyujuje: kuba wari ufite ishusho y'uruziga no kuba nawo ubasha kugaragira izuba. Iyi si dutuye, iyi si yacu ni umubumbe utuwe n'abantu kandi ugaragaraho ibinyabuzima. Iyi si dutuye yo mbere yari umugabane umwe witwaga supercontinent cyangwa Pangea. Mbere uyu mugabane umwe supercontinent cyangwa Pangea wari urukumbi ukikijwe n'inyanja imwe yitwaga Pantalas. Inyanja Pantalas yari ifashe 70% y'ubuso bw'isi. Ibi tubikura muri Continental Drift Theory ya Alfred Wegener, Umudage. Dushingiye kuri theory ya Alfred Wegener, aho avuga ko iminsi yagendaga ishira hagendaga habamo impinduka kuri iyi si, harimo n'imitingito. Iyo mitingito yaje gutuma Pangea cyangwa supercontinent iturika, havukamo imigabane dutuye uyu munsi, ariyo Asia, Afrika, Uburayi, Amerika ya ruguru, Amerika y'amajyepfo, Antarctic na Australia. Ubu dukurikije ku bikorwa bya muntu, umunsi ku munsi ubushyuhe buragenda bwiyongera n'ibikorwa bya muntu biri kwangiza ibidukikije, aho inganda nyinshi z'ibihugu biri gukataza mu guhanga ibishya no gukora ibikoro bya kirimbuzi hifashishwa cyane cyane ingufu zitisubira. Kandi twibuke ko ingufu zitisubira ari zimwe mu zangiza ikirere. Ibi bigaragara ko mu myaka miliyoni 50 urubura ruri ku gasongero k'isi mu majyaruguru no mu majyepfo aho ruzaba rwarashizeho, niko Alfred Wegener akomeza avuga. Icyo gihe isi izahura n'ingorane nyinshi,
harimo ko iyi migabane yacu dutuye yazongera igahura bikongera bigakora umugabane umwe. Bivuze ko Afurika, Amerika, Uburayi, Aziya, Australia na Antarctica byose bizongera bigahura bigakora umugabane umwe. U Rwanda. Ibendera ry'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi ryajyanywe ku kwezi, aho mu mwaka w'1972 mu cyitwaga Mission Apollo ya 17 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 1972, amabendera yose y'ibihugu byari biri mu muryango w'abibumbye yajyanywe mu kwezi mu cyitwaga Mission Apollo ya 17. Nyuma y'umwaka umwe gusa ibyo bibaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gusubiza ibendera ry'u Rwanda rya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi hamwe n'ibindi bihugu byose byari biri mu muryango w'abibumbye. Aho hari mu mwaka w'1973. Icyo gihe ibyo Amerika yakoze cyari ikimenyetso cy'ubumwe n'amahoro y'abatuye isi. Icyo gihe kandi ibihugu byose byabarirwaga mu muryango w'abibumbye byahawe akabuye kavanwe ku kwezi nk'ikimenyetso kigaragaza ko bagezeyo koko, bahabwa n'ishusho y'icyogajuru cyakoreshejwe muri iyo misiyo ya Apollo ya 17. Icyo gihe Amerika yayoborwaga na perezida witwaga Richard Nixon, naho u Rwanda rwo rwayoborwaga na perezida witwaga Kayibanda Gregoire. Muri uwo mwaka w'1972 isi yari mu ntambara y'ubutita hamwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi Amerika yakoze gutwara amabendera y'ibihugu byari mu muryango w'abibumbye, yabikoze mu rwego rwo kwerekana ko ari igihugu cy'igihangange no kugira ngo kigirwe icyizere hejuru y'Uburusiya. Ushaka kumenya byinshi kuri aya mateka y'u Rwanda, wayasanga mu ngoro y'u Rwanda y'ibidukikije iherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi. Turabashimiye cyane. Ushaka gusubiramo cyangwa kureba ibindi bigereranyo byacu, wabisanga kuri channel ya BTN TV cyangwa se ugakora subscribe ukajya ubasha kubona ibindi bigereranyo ku gihe. Njyewe yari Kamanzi ka Semigabo Janvier.